ayo amavuta atsikamira amateka 11 urashize unyuranye ibihe Mana ushimwe yabigushimiye haleluya izina ryawe rihabwa icyo doko shumba wihangane hari ibyo umuntu aba yibutse ngende ntacyo bintwaye aya ni amavuta tujya tuvuga reka nkubwire ego batemye igiti Imana ireba ayo damaseterebo batwikiraho izo mbagara bayureraho bavuga amagambo bashaka iyo uri muri icyo gihe igiti cyaratemwe nutazi kuvuga udidimanga gusobanura uko amateka ni mabi aragatsindwa ubyara umwana wamubyarira mu mateka ukamita mbarimo mbazi hayiwe data ubyara umwana wamubyarira mu mateka ati nza aze ukamita nzabakurana kubera amateka umubyarira ukamuburira izina cyangwa kava amahanga kubera amateka ugize ubu harimo abantu biswa amazina y'ingaruka z'amateka ababyeyi bababyariye ariko Imana haleluya zotemane yaba nanezerewe nagure amateka aragatsinda ariko icyo shimiri yera nje Pastor Theogene icyo shimiri yera nje Pastor Theogene izina ry'Uwiteka rihaguruka nanjye icyubahiro hari ibyo umuntu atavuga yitwa haleluya shimiri yera la setemande y'abasiki yamo hanyuma yo kutwuzuza imbaraga z'umwuka wera yarangiza igahindura nayo mateka erega nibashaka bongera bisubize hano mushoma nibiba bifasha umuntu ukabura uko oya turabwa duhagurutse nerutse kwibuka amateka nanyuzemo ndanyije nyihereza icyuba shaka kuvuga ko bihuye n'ijambo Imana ntiyakora ikosa ryo kugutabarira kure y'ibyakuzengereje reka subiremo iri jambo Imana ntiyakora ikosa ryo kugutabarira kure y'ibyakuzengereje haleluya ntiyari kubambutsa inyanja abanyegiputa batarahagera ntago bishoboka ubwo icyo nibutse umugabo umwe witwa Yobu yaravuze ngo haracyariho ibyiringiro ko naho naho igiti cyatemwa cyakongera kikagira gute kigashira ako ubundi igiti cyatemwe ibintu birindwi bigera ku giti cyatemwe urabizi arabitubwira ijambo rya mbere igiti cyatemwe kibura isura ijambo rya kabiri igiti cyatemwe kibura izina yego ibiti byose iyo byatemwe bisangira izina ubundi kigira isura bitewe icyo cyera bitewe n'ibyo cyera iyo cyera avoka bakita avoka iyo cyera imyembe bakita imyembe iyo cyera amaronji bakita amaronji iyo ari inturusu cyitwa inturusu none ibiti byose byatemwe bisangira izina ijambo rya kabiri byose byitwa ibishyitsi n'igishaka kibe cyaroreraga avoka ziryoha zigura 2 ni igishyitsi cyaratemwe iyo gitumwe itakaza izina ubwo mbwiye bibiri ijambo rya gatatu amateka yarankubise arakanyagwa bambaza ngo ariko ubundi ukora iki ndi umunamba gukora iki ndi umunamba nakuka kari karagiye ngo iki ndi umunamba yewe noza imodoka ako ndagushimira haleluya 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 kwa mateka atsikamiwe n'amavuta haleluya amavuta atsikamira amateka kwambura isura 11 irashize Imana ishimwe kiri kumwe n'umudamu 11 urashize unyuranye ibihe Imana ushimwe yabigushimiye haleluya izina ryawe rihabwa icyo doko shumba wihangane hari ibyo umuntu aba yibutse ngende ntacyo bintwaye aya ni amavuta tujya tuvuga reka nkubwire ego batemye igiti Imana ireba ayo damaseterebo batwikiraho izo mbagara bayureraho bavuga amagambo bashaka iyo uri muri icyo gihe igiti cyaratemwe nutazi kuvuga udidimanga gusobanura uko rero nk'uko bisanzwe muri iyi minsi y'ibyumweru 2 twahisemo vuga ngo amavuta akandagira amateka utera umuhati mu rubibi amateka nayo agashyiraho imbago ako mwimbere abizi ko harimo ibibembe by'amateka amateka arakanyagwa urira indege mu amateka ni mabi aragatsindwa ubyara umwana wamubyarira mu mateka ukamita mbarimo mbazi mufite amateka yo kubumba amategura mbumbira umudugudu tutuyemo amateka urayazira kandi nta kintu utakoze kugira ngo atakuba itanu rabaga n'umukire darakubita imitwayo mateka asekuraga mwayo mateka amateka yarankubise arakanyagwa bambaza ngo ariko ubundi ukora iki ndi umunamba gukora iki
ndi umunamba nakuka kari karagiye ngo iki ndi umunamba yewe ntuzi imodoka amavuta akandagira amateka nshaka kumva amateka n'ibintu umuntu yamenye amavuta akuraho amateka twanyuzemo ndafashijwe we amavuta akandagira amateka afite amavuta bamukoraho bakanyerera ibintu byose biranyerera mavuta wihangane hari ibyo umuntu aba yibuka amavuta akandagira amateka yo kwa so na nyoko kubera ko amavuta y'Imana kuriho yakandagiye amateka ayo ni amavuta atsikamira amateka. yesu baga abantu bafata miliyoni nkumva n'intuza burya niho namenye ko amavuta akandagiraga amateka TV tupite TUT amen bene data Shuzimana bakurikiranye TUT Ministry tubageraneho Bwuzu TV channel y'icyerekezo channel y'urukundo nagira ngo bamenyeshe ko tumaze iminsi ntaboneka cyane kuri kamera ndi gusenga tumasenyesho y'iminsi 7 ayo twisengo tugomba kuganura umwaka dusenga abandi basoza basenga twe twawutangiye dusenga duhambiriza abadayimoni muri cya kiganiro amavuta akandagira amateka ndabashuje rero ni Pastor Jean Baptiste ndetse n'inshuti yanjye Bob Rodrigue umukameraman umutekinisiye umuhanga umwana ushoboye ibintu byose kandi ukijijwe mu rwego rwiza Imana imuha umugisha mu izina rya Yesu nk'uko bisanzwe nagira ngo mbabwire ko kano kanya twabatumirije umushyitsi udasanzwe icyo nzi cyo muramubona munezerwe ni umugabo w'amateka ni umugabo waturutse ahantu kure ni umugabo nzi cyane ni umugabo nubaha umugabo w'ubuhamya w'amahame ndetse umukozi w'Imana wera imbuto ku manywa na nijoro uwo muntu ni umuntu nguteye amatsiko gusa abari muri South Africa mbateye amatsiko Zambia Namibia amajyepfo yose ya Africa abari Congo Zaire Tanzania abari Burundi abari hose mwashuti zanye zose abari Kigali abari mu miduha abari muri Rwabutabura mwese ndabizi ko munkurikirana abari mu biro ndazi neza ko dufite abakunzi kuri TUT tubagiraneho Bwuzu TV mbana no kubamenyesha ko ryashu rye birazanatangira muri iyi minsi hasigaye iminsi 2 gusa yonyine cyangwa 3 yarikije vuba kugira ngo utangire wige hanyuma muri cya kiganiro tubashuje mwese muri Amerika Canada Asia Oceania Uburayi n'inshuti zose muri Comoro ndabashuhuje abari Guadeloupe Mayotte abantu ho muherereye hose bavugira ngo iyi ni TUT tubagiraneho Bwuzu twese tuwe ngo amavuta akandagira amateka umugoro mbahamagariye ni umugabo w'ibihame bikomeye ibimenyetso bifatika magambo afatika nyangamugayo ukunda umurimo w'Imana mukundira ibintu 7 icyambere agira gahunda mu buzima kabiri baha Imana gatatu ntatinya kujya Imana mukoreye kane ntazi kurya wenyine gatanu ni umuvandimwe wa bose gatandatu ni inshuti yabaye karindwa zino kubaha abakomeye nagira ngo rero bamwerekezeho kamera kano kanya maze mu murebe mwitegereze arabibwira ni umukozi w'Imana tumwakire tunezera aho uri wishima dore ndamuberetse Imana bamugisha karibu mwene data Imana igumugisha murakoze cyane mushumba turanezerewe kubana namwe muri iki kiganiro kiza kivuga ngo amavuta akandagira amateka amen iyo undaritse kuvuga ku mateka uku nicaye hano byonyine kuba nicaye hano byonyine niyo twataha niyo twasoreza aha aya ni amavuta akandagira amateka haleluya kwa urwego nagezemo mvuze ku mateka gato mbere yuko dukomeza nasura umuntu akandindisha umwana ayiwewe afite ubwoba ko nayitwarana na cage none ndi muri biro ndi muri studio ndi kumwe n'umushumba ubwajyana amavuta akandagira amateka haleluya barishimye bakakurindisha ngo udatwara telefone na cage buryo usura umuntu akahita gucungisha lepo ngo nuganirize umushyitsi atari urukundo Clement ngo nuganirize umushyitsi bebe ngo nuganirize umushyitsi batinye kugusiga muri salo bavuga ati yayitwarana na cage ariko kubera amavuta akandagira amateka haleluya reka mbe ngarukiyaho amazina ni Pastor Niyonshuti Theogene muri umurimo w'Imana mu itorero rya ADPR ndi umugabo ndubatse mfite madamu n'abana 4 uwa kane uyujuje ukwezi n'iminsi 8 uyu munsi wa 8 wuzuye mfite undi muryango turaba mu muryango mugari hari abana 10 tubana bavuye ku muhanda twabanaga mu mateka impuye nawe mavuta akandagira amateka ndavuga ngo hari abo nakuriye gukurayo
bakaza tukabana muri aya mavuta akandagira amateka. Hallelujah. Ijambo ryiza Black cyane. Warrior. N'ejo nzagaruka ngarutse mu mavuta akandagira amateka. Kandagira. N'ejo nzagaruka. Karibu urakoze. Wamaye nk'icyumweru cyose tuvuga ku mavuta akandagira ahubwo se amateka. uhugu umwaka wose wawo. Iki ni Urakoze ikiganiro cyane. gikomeye. Amavuta akandagira amateka ni imbaraga. Reka tugusengera Imana rero ngira ngo abakunzi ba TUT mwayibonye ko tujya tubazanira abantu bamenye bafite ubunararibonye, bafite kuvuga, bazi icyo basobanura. Hari uburyo umuntu avuga amateka akayumva mu buryo butandukanye. Icyo nzi cyo na mbere yuko tumusengera kugira ngo mwumve ko nawe yasoma azi gutandukanya amateka n'akarande. Mbere yuko dusenga batandukanyiriza. Icyo nzi kirabizi amateka n'akarande kandi nzi ko ni ibintu abantu bakunda gutindamo ariko na Satani akabikubitiramwo abantu. Amateka kuyavuga nje biranyorohera kuko simvuga yundi, mvuga amateka yanjye. Amen. N'akarande nayo kuyivuga biranyorohera. Amen. Kubera iki? Nzi gutandukanya akarande n'amateka kuko nawe n'amateka sinayoberwa akarande icyari cyo. Yego. Bivuga ngo ubuzima nje nanyuzemo nabunyuzemo kubera ingaruka z'amateka. Yego. Sinabunyuzemo kubera akarande. Yego. Ejya ngicyo kintu cyumve. Karande ni uruhererekane. None nje nabaye mayibobo. Ariko iwacu nta wabaye mayibobo. Ubwo ni amateka. Ayo ni amateka. Hari undi wabaye mayibobo kuko yavutse mu muryango azi ngo aravomamo isoko y'urukundo, yarangiza akavomamo ibiroho, bya biroho bikamugeza mu muhanda. Iyo ni karande. Nawe yabyara umwana rwa rukundo yaburiye mu muryango w'iwabo ntamenye kuruha umwana we kuko iwabo atarubonye. Uwo mwana nawe akaba yisanze ku muhanda. Uwo nawe urwo ni uruhererekane. Bivuga ngo iwacu nkavomamo isoko y'ibirohwa, uwo mbyene nkamuvomera ibirohwa, uriya nawe wabyakamuvomera ibirohwa. Yego. Bikaba uruhererekane. Tukiri kuri karande gato buretse nkurikire. Uzi ko umuntu avuka iwabo ugasanga bararira ku nkoko, rero babiteye imirwi. Murabyumva buri mwana bakamukatira gutya nubwo ari batandatu bicaye ku nkoko, ariko ntibabisanze ngo basangire. Ugasanga buri muntu bamukatiye akantu ke ku buryo atarenga afata imbere y'undi. Rero yanakira ageze i Kigali Imana imuhaye uburyo amaze gufata umujyi agura umufuka w'umuceri, yakarandi kamukurikirana ugasanga arasiga ikirahure cy'umuceri agiye ku kazi ngo bagiteka kubera yakarandi y'iwabo ko baryaga ibiryo biteye ku murwi nabyo babihingi. Karandi kamukurikirana yanagura n'umufuka w'umuceri Imana imaze kumugira neza agasiga ikirahure cy'umuceri ngo kiryeho umugabo wabo barera, kiryeho murumuna we waje aje ku ishuri, kiryeho umukozi n'abana kuko ngatiriwe mu rugo agasiga ikirahure cy'umuceri. Iyo ni karande yo mu muryango. Mu yandi magambo ukagirirwa ubuntu ugatabarwa ariko kubera karande ikagukurikirana ntunamenye ko watabara. Rero n'abandi bagatangira gusogongera ku ngaruka za karande y'iwanyu, bakazisogongera. Ndakumvise bakambe ngarukiye ariko amateka ongera uyazane. Ubwo karande yo turayumvise rero amateka yo agira igikomere kibi. Amateka agira igikomere n'isi umufunzo. Ayiwe. Igisebe cy'umufunzo ni igisebe ureba ukagira ngo kiri gukira kizaho agakoko, ariko wakwitegereza ukabona kiri gucukurika imbere. Mbese wikanga ko kiri gukira ariko wareba ugasanga ahubwo kirimo kiracukurika. Hazaho hejuru ukuntu hari gukira ngo ubona rwa hameze nk'ahakize ariko imbere haracukurika. Umuntu wakomerekejwe n'iki gikomere cy'amateka rero uramuganiriza ukamufasha icyo twita ikiganiro cy'isanamitima, ukamuherekeza agaturika akarira, murankurikira ndagukurikira cyane, agapfukama tukongera ko turi abashumba tukamusengera, yasohoka agahura na cya mateka yamukomerekeje kuko amateka nta wajya agira ngo nkurikire. Karande irakira ariko amateka ntakira
kereka amavuta yonyine kereka amavuta nayo aza kwigisha uko ubana n'amateka akaninjira muri wa mufunzo kuba ndagira guhumve naho ndagira nganga humve neza hari ibikomere bikira mushumba n'ibidakira ndakumva rwose igikomere cy'amateka hari igihe uturana n'umuturanyi akakubera amateka niyo waba udafite ifoto ye aho wazimukira amateka akahita amuzana ifoto y'umuturanyi ukaba uyifite ayo ni amateka y'igipangu hari ibipangu twagiye tubamo by'imiryango 5 ikodeshwa iriya miryango rero muba murimo mwese muri abapangayi icya mbere nta dushe izo nzu zigira icya kabiri nta bikoni zigira buri muntu atekera imbere y'umuryango we iyo utatetse turabimenya rero ni no guturana n'abo baturage rero ndagira ko karukumva ndakumva guturana n'abo baturanye wewe ugiye kurya biswi yari hamu nabwo banombeye mu gikombe cy'amazi bavomye kuri robine undi ari gutuma simbambira yego sasa ari gukaranga ngomereza simbambira ati no nguzane bya bitunguru by'umweru kugira ngo wumve ko n'iby'umutuku bihari rero niyo wakwimuka Imana iguhinduriye amateka Imana ya mavuta ndaza kuvuga kuri ayo mavuta Imana ya mavuta atsikamira ayo mateka ariko iyo foto nugutsikamira aho ngaho wabivuze neza nugutsikamira kugira ngo kitegure umuntu ariko kigakanda ariko amateka iyo arahararya amavuta akaza gatsikamira ndabyumvisha nugutsikamira ubundi kuko wagukomerekeje ntaho ajya kandi reka nkubwize ukuri n'agasozi wamburiyeho amahoro niyo karebye gusa uyite ujya kumva harazamutse umusonga bikongera bikamanuka n'umuntu waguhabuye iyo muhuye yaraguhemukiye ujya kumva agasonga karazamuka amateka ati ni ukuvuga ko mbyumvise neza urakoze kudusobanurira impamvu wowe wagiye ku muhanda si karande ahubwo ni amateka y'uko wisanze nta mubyeyi nta mbabazi nta mpuhwe wisanga ahantu ubundi reka tubivuge turaza no duhora tunasengera yego turaza gusoza dusengera ahubwo ari abari ari abatsikamiwe n'amateka kugira ngo amavuta aze gutsikamira ayo mateka nino nabishwe na karande nabo turabasengera kugira ngo Imana zikureho karande habe itandukaniro habe urusika rutandukanyije hamwe ya soko ya karande kujya ku muhanda nkuko twari tubivuze si ingaruka zo kunanirana ko bari abana bajya ku muhanda nkunda no kubita abana bo ku muhanda nimo kabite ba mayibo oya rwose mujye muvuga abana b'imihanda abana bo ku mihanda je numvuga ko abana bagendana igikomere kitazwi na benshi kitazwi na benshi nukuri giye mbabonye ko garukira aho ngaho niba hariho yenda utarinjiramo Imana yampaye niba hari abantu ndeba marira kaza buriya mu buzima nge umwana mutoya arambabaza buruzi ko niyo kujya gushyingura pasiteri tugiye gushyingura umwana agensaba ko bashaka undi ndarira mbona hari vizi ipfuye nkabona hapfuye nk'umuyobozi ukomeye nkabona umuryango ari ku gihugu ari ku itorero ari muri sosiyete noneho nkabona yari kuzaba umuntu ukomeye iyo nciye ku muhanda nkabona bariya abana ngiye ngira igikomere mu mutima noneho ubuse ko tugiye kurira mu kabari hanaha sinkamamaza ntago kadutumye natuye gusangira muri hoteli muri Kigali mwano hafi aho urahazi heza na hano ibintu icyo nzi cyaye cyaho ni 2,000 ndamubaza ngo wowe ugiye kurya ngaho bati amake tujya ari 30 none uno mwana kumuha 2 urumva giye bantera imbabazi kuko kesh sumwana unaniranye ahubwo no kwabuze icyo yifuzaga mu muryango ikindi cyantara gahinda ubwenge bafite ku muhanda ubusanga barabana bahanga ku ishuri ariko byarahagaze ngenye ngo rukubwiye ngo ujye umutima wanjye urambabaza umva ndanababaye none ahura n'umwana ushonje umeze nabi umunsi umwe twagiye mu bukwe kwa kundi bajya bakira abantu badukubita muri ya ntuze bajya baduseriva abantu barajya ntangiye kujya mbona umwana arandeba cyananiye kuzamuka mpita mbihereza umwana ku ruhande tukira wenda mbere yuko nongera ngaruka ku mateka kuri ubwenge baba bafite iwanjye barahari nkuko natanye mbivuga bageze ku 10 uwo nasubije mu ishuri amaze imyaka 3 atiga narabicaza nabaza murashaka ko mbakorera iki
korona irarangiye dusubiye mu buzima busanzwe hari cyagiye agabanyukaga amashuri aratangiye mbakorera iki bamwe ati dushakire perimi abandi ati twijyane mu myuga harimo n'abagiye kwiga ubutayeri n'undi aramwe ati nsubiza mu ishuri ariko koko ubwo wowe uzasubira mu ishuri wige ati dadi niko banyita nzakuzanira birote ya mbere yagiye ku ishuri amaze imyaka 3 atiga umunyeshuri umukurikiye kandi muri 5e ntiyarasibiye yagiye yimuka bose wasubiye mu wa 4 ati oya ndagenda nimuka birote yanjye wa 4 irahari ndajya kwihiga mu cyaro ndayibona urumva ajya mu wa 4 umunyeshuri mu wa 5 Peter agenda yimuka umunyeshuri umukurikiye amurusha amanota 20 ubu bari muri 6M ejo bundi azakora icya leta ubu nanjye njya kubona nkabona banyoherereje ngo mubyeyi dufatanyije kurera kuri kwimana kandi ari imbobo umwana wo ku muhanda najyanye ku ishuri ayo rero ni amavuta atsikamira amateka kuvuga ngo amateka aranyuzemo y'umuhanda amavuta araje arayatsikamira reka Imana ishimwe none bituma n'undi wari uri ku muhanda nawe agera ku ishuri haleluya nukuvuga ngo amavuta ntatsikamiye amateka yanjye gusa atsikamiye n'amateka y'uwo mwana izina ry'Uwiteka rihabwa icyubahiro uwo mwana wagiye kudoda yaragiye uwagiye kudoda ubu nawe bararangije babiri barangije babiri ndimo ndabashakira imashini umwenda y'imwemerere Imana iguha umugisha umwenda y'imwemerere rwose Imana iguha umugisha mwemera no kumugaragaro umwenda y'imwemerere vuba bidatinze cyane ko hari n'indi ngomba gutanga umunire ariko uwo nguwo mwenda y'imwemerere kandi byihuta azaza hano tuganire tuyimuhereze ku mugaragaro undi wa kabiri kuri amavuta atsikamira amateka reka se nk'ugaruka tudahereye kure nagiye ku muhanda atari ukubera kunanirana nagiye ku muhanda atari kubera agakungu nagiye ku muhanda atari ukubera ikigare nagiye ku muhanda kubera ingaruka z'amateka ya jenoside nisanga hehe ku muhanda 94 95 wa mwana avukiye muri bwa buzima bwiza wa mwana wavutse abona infection y'urukundo wa mwana anywaga igikoma kirimo nido bamuririmbira banyicaje ku idirishya banzengurutsa muri jaride wa mwana basunitse muri toileteze hari umwana ukora adakambakambye muri agitangira gusa bakahita bamushyira muri toileteze akirwa kata muri salo uwo mwana uwo niwe ndi kuvuga ayo ni amateka ya mbere wa mwana wajyaga ku ishuri n'imodoka akagaruka twajya mu cyaro abana bo mu cyaro bakarwanira kunkoraho kugira ngo bumve kuna kana k'Ikigali kavuga ayo ni amateka yuzuye urukundo ariko jenoside yakorewe abatutsi muri 1994 irazi itwara umuryango itwara inshuti itwara abavandimwe nisanga ndi njyenyine nisanga ku muhanda mushumba uretse Kristo wamanuye aya mavuta y'umwuka wera nyuma yo kumpagakiza urumva ari ndari kunyomora icyo gikomere cy'agahinda ntawe ubundi amateka aragukomeretsa wanimakiya fondete ntigufata ntago amateka ya niyo wajya muri makeup urimakiya bakazana umuntu utera makeup wa mbere mu Rwanda arakumakiya agakubita akadomo ahanumbaze ukanguga kanyarara kubera amateka uzika amateka uyurirana mu ndege igikomere cy'ikirane cy'amateka wajya no muri piscine kikaguherekezayo ibaze kugera mu rwego urumva ubone kwishyura muri piscine ngo ujye ukora siporo ya piscine ariko igikomere kikakwibizamo muri piscine abandi bakajya bogaramye no kuyajyamo byakwe kandi warishyuye yawe uzika amateka gukomerekeza akaguherekeza muri vewiti urumva ukayakora ukuntu umuntu araramye atasinza kandi atari ibitotsi ari uguhondobera ikintu kizakubwira umuntu wishwe n'amateka byacanze igikomere cyacanze amanura ikirahure ari muri vewiti ubundi kirazira vewiti uhoramo climatize nubona umukire wamaniye ikirahure
ukabona afunze ishambusha nk'uri muri karina uzavuga ati kamubayeho tu isi iramushize umva amateka ni mabi aragatsindwa ubyara umwana wamubyarira mu mateka ukamwita mbarimo mbazi hayiwe data ubyara umwana wamubyarira mu mateka ati nza aze ukamwita nzabakurana kubera amateka umubyarira ukamuburira izina cyangwa kava amahanga kubera amateka ugize gute ubu harimo abantu biswa amazina y'ingaruka z'amateka ababyeyi bababyariye ariko Imana haleluya zotemane yaba naranezerewe nasomye saa 62 masanga ijambo rivuga ngo nzaguha izina lakoryama ako ndafashije nzaguha izina lisha Imana irabizi uziko nitugera mu ijuru mu by'Imana izadukorera aho naho ni mu byayishu harimo ibuye ngo ryera ryanditsweho izina nabwo litazwi n'umuntu n'umwe kereka nyiri kuritanga na nyiri kurihabwa haleluya uzi impamvu nta wundi uzarimenya bazamura itiko nubwo tuzageraho nta mwuka w'ishyaruriyo ariko izina nzaba mfite n'iryanjye na nyiri kurima kubera amateka erega amateka ntuyamakiya amateka niwayatera meka amateka uragira niwayahanido inkoko wajya kumanyura akagura ariko urarya uyibagije uri ugahita urambika akagura inkoko hasi amateka kuganiriza ugasanga umuntu afite akarahure ka fanta kaheze ku munwa ukagira ngo yaryohewe kumbi hari amateka kamubwira ngo iwanyu ntibabyara ntimuheka ntimubaho urataha urarara hehe ko baguharitse amateka arakuganiriza ugahinduriza umwenda utabizi ubundi gato utaravuga uzi ko amateka yeze kunganiriza nkiyambura urukweto urabona inkweto umuntu akambara gusa iyo yanganirizaga nashobora kwiyambura isaha yose nkanza akuramo urukweto rumwe najya kurumana amateka akanganiriza nkayumva ugasanga akasubwo waritse kuvuga inkweto ibyo se byakubaye waritse nge nambaye izingore n'amateka kuganiriza ariko uzi amateka kuganira buretse gato uzi gusura umuntu harimo itapi mu nzu neno usabwa gukuramo iki inkweto neno mu gihe cy'imvura zaraturitse uri kumurikira neza neno n'amasogisi wambaye icyo ubundi habaho system yo gukuranamo inkweto n'amasogisi urayizi ujya gukuramo inkweto amateka kuganuka bwa tugwa se sogisi urarisiga uzi nigera iherukira gufurwa cyane waba wari tonde cyangwa se yarabaye amanasohotse hanze baze uricara kwitapa manari hanze nubundi zikuranemo amateka kwatikuranamo amasogisi n'inkweto ubwita ufatira hanga kandi ugiye gukuramo inkweto ariko uhera hano kayitumanurana gutyo uri kubyumva nene ikibazo gisigara sasa gisigara ku nzara inzara ugira ngo ziteye amahini turi bwuname ngo uzihanagure amateka aragatsina ariko icyo shimiri yera nge pasiteri Teuje icyo shimiri yera nge pasiteri Teuje izina ry'Uwiteka rihabwa icyubahiro hari ibyo umuntu atavuga yiki haleluya shimiri yera la setemandi ya labasiki yamo hanyuma yo kutwuzuza imbaraga z'umwuka wera yarangiza igahindura nayo mateka erega nibashaka bongera bisubize hano mushuma nibiba bifasha umuntu ukabura uko oya turabwa duhakutse merutse kwibuka amateka nanyuzemo ndanyije nyihereza icyubahiro cy'amaboko n'amaguru ndavuga ati ninjye mu pasiteri mu gihugu cy'u Rwanda ku isi yose uhaye Imana icyubahiro cy'amaboko n'amaguru haleluya mumbaza uko byagenze n'ibyuwo n'amateka ariko byari bindenze byari binkoza ha wundi ubyiganye bije muri mayibobo ubu ni pasiteri haleluya wari mayibobo ndasize ko sezeranya bikemera nokuri nge pastor niyo shite Teuje haleluya kubwubasha ayiwe mwashwa n'ijambo ry'Imana n'itorero ade Nyirambegeta abaye umugore wa Rudomoro Rudomoro abaye umugabo wa Nyirambegeta ikimana yafatanyije nta wagi subwo aha amateka atatsikamirwa haleluya byari ibyaha nkabihindura ibyera aha amateka atatsikamirwa ni he abakurikiranye TUT nabuze icyo mvuga mushumba ayo mateka yo gukodesha izo nzu zimeze gutyo no gukaraba umuntu akaraba muri system ndagira ngo byumve neza
kuko izo nzu nta dushe ziba zifite. Ayo ni amateka. Unkurikire neza. Iwacu twabaga mu bipangu, ariko amateka ngejeje ku muhanda, nkoze ubukwe mbukoreye muri ibyo bikomere by'amateka by'ubukene, mbyariye umwana wa mbere mu bukene, mbyariye umwana wa kabiri mu bukene, mbyariye umwana wa gatatu mu bukene. Uzi madamu gutwita yagutuma ishambusha ukayibura. Hayi wewe igura 100 igura 100 ati sheri ko shaka ishambusha yakubesha akagutuma yawurutese ufite 5 wari uzi kuguramo ibiro 2 by'ibirayi. Imibare itizamo ibihekane, hari igihe ubara imibare ikazamo ibihekane. Imibare ikaza nk'ibi nisengesho uza gusenga ndakwinginze mushumba usengera abadukurikiye Imana ikuremo iki ibihekane mu mibare ikuremo ibihekane. Kandi tubizi mu nyuguti. Uzi ko umuntu yakwereza $100 saa 7 z'ijoro saa 4 z'ijoro bati ndayohereje ejo uzajye kuri Western bayaguhe. Yego. Ukarara wicaye n'ibitotsi ntibiboneke, atari kwanga uzajya kuyazana uti ahubwo ugatangira kuyabarira ki ukimara kubona akamesaje kari agafoto kikavuga imibare kayitizamo ibihekane. Ukahita uva ko uzaca Nyabugogo ugahaha, ukahita wibukura imideni, ukahita bakayiko nyirinzu yarayakohereza mesaje 100 bikarutwa mbere yuko riza. Nukuvuga ngo haza n'ibihekane ukaribarira bikanga. Nukuvuga ngo bohereza 100 n'amateka kohereza ibindi bintu. Niyo twavuga amateka. Urabara imibare kaza n'ibihekane. Amateka tariki tondi runaka. Ate tabizi ko tari ugica kuri ya boutique. Kabati niho ndi buhere. Ati kumazi uhora uva mutishyura. Ziko kari byo abana ati madamu ntaheruka igikoma kandi ari konse. Ubwo akabageze muri 97 hasigaye 3. Krase 3 nzagura miti ukongera ugatangira. Turi reka mbe muretse. Mateka aragatsinda. Arakuganiriza uzika ukangura mu bitotsi. Karara wicara. Byuka uri mu biki. Iyi nzu urimo wari wayishyura. Amateka akavuga ati byuka. Wari utangiye gutera ikorasi uti mva ndanezerewe. Amateka ati unezerwe gute? Nyirinzu bamwishyuye. None hari igihe umusitsa gusura nari mfite intebe ubundi tujya tureka kuvuga amateka ya Abrahamu aya Daniel mu rwobo tuvuga yacu natwe hari amateka yacu. Nari mfite intebe wicaraho zikitegura kuguha umunyenga utaricara. Kamera manuraho gato mbereke intebe yicariye mushumba ngira bice intebe ujya kwicara zikahita zitegura kuguha umunyenga utaricara. Cyo kintu uracyumva? Ndacyumva. Bese zarashaje zirenga gusaza zisigara zivuga ati karibu umushyitsi wizana, ku buryo unsura urimo urabyumva niba uri bumari saa mu minota 15 ukicara uhita uguma hano rero. Kavuga ati nibeshya nkagaruka zireta zijya hano. Bese mu minota 15 uko wihengetse ubutangiye gusezera kuko barwaye urikewe. Nero reka unsure rero imvura ikubi kandi bari batekeye ku rubaraza. Ujya kubona ukabona imbaburira kudepashe ijya imbere y'igitanda niba ari inkone y'ibishyimbo hinamagurita. Bese uzi gusura umuntu imbaburika gikudepasa inkono y'isafuriya y'ibishyimbo ukabona irahise utanyaba ati yewe reka ngende nta kibazo ndayugama ugasamuna yarwaye ihungabana. Ayo ni amateka ariko amavuta. Haleluya. Yaraje arabitsikamira muri iyi minsi. Yego. Ubu nanjye ndi kubaka inzu ifite igikoni. Amavuta rutewe n'aya igikoni cyo mu nzu. Yego. Hari umuntu wo muri Canal Plus waje insiti yanjye uvuga ati tinamenye kuri kubaka sinzwe ibintu by'amaestration ati ngiye kugukorera ikintu mva kinkoze ku mutima ngiye kuyestara ubu buri cyumba gifite flat buri cyumba.
urumviye sitasiyo buri muri salo harimo flat, mu cyumba cy'abashyitsi harimo flat, mu cyumba cy'abana b'abahungu harimo flat, mu cyumba cy'abana b'abakobwa harimo flat, mu cyumba cyanjye harimo flat, mu cyumba cy'amasengesho harimo flat. Uzajya usenga nunanirwa uri kumva amakuru y'ijuru na Jehova yiruyireba. Hallelujah. Korana batoranye. Hallelujah. Ayo ni amavuta atsikamira amateka. Kandi Imana intabariye muri ya karitsiye kudepasa. Ubwo urashaka kuvuga ko bihuye n'ijambo. Imana ntiyakora ikosa ryo kugutabarira kure y'ibyakuzengereje. Reka subiremo iri jambo. Imana ntiyakora ikosa ryo kugutabarira kure y'ibyakuzengereje. Hallelujah. Ntiyari kubambutsa inyanja abanyegiputa batarahagera. Ntago bishoboka. Ubwo icyo nibutse umugabo umwe witwa Yobu yaravuze ngo haracyariho ibyiringiro ko naho naho igiti cyatemwa cyakongera kikagira gute kigashira. Ako ubundi igiti cyatemwe ibintu birindwi bigera ku giti cyatemwe urabizi? Arabitubwira. Ijambo rya mbere igiti cyatemwe kibura isura. Aha. Ijambo rya kabiri igiti cyatemwe kibura izina. Yego. Ibiti byose iyo byatemwe bisangira izina. Yego. Ubundi kigira isura bitewe icyo cyera, bitewe n'ibyo cyera. Iyo cyera avoka bakita avoka. Iyo cyera imyembe bakita imyembe, iyo cyera amaronji bakita amaronji. Iyo ari inturusu cyitwa inturusu. None ibiti byose byatemwe bisangira izina. Ijambo rya kabiri byose byitwa ibishyitsi. Nigishaka kibe cyaroreraga avoka ziryoha zigura birinite, ni igishitsi cyaratemwe. Iyo gitumwe itakaza izina. Ubwo mbwiye bibiri. Ijambo rya gatatu igiti cyatemwe iyo cyamaze kubura izina kikabura isura, ukigezeho wese akihanagurizaho ibyondo. Ijambo rya gatatu kandi naratangaye n'uwambaye bodaboda na kamambiri bana nawe uzi ko yihanaguza kuko barataye agaciro. Ijambo rya kane umuntu wese uri guhinga iyo ari gukunkumura imbagara nko yazishize ku kigundu cy'insina cyangwa ku mukingo araza akagereka kuri cya gishyitsi. Abantu bageretse imbagara ku bantu b'Imana. Hari imbagara z'amagambo, hari igihe umuntu agushimangira ijambo. Yego. Uri kubyumva neza? Ukarihandurwa n'amavuta. Uri kubyumva neza? Ubu hari abantu bashimangiwe amagambo bagikizwa. Babaye abadiyakoni babashimangira ijambo. Babaye abarimu babashimangira ijambo. Babaye n'abapasiteri babashimangira ijambo. Hari igihe umuntu agushimangira ijambo, hari igihe urambagizwa bagushimangira ijambo. Bakurundaho ibiyorero. Ariko umwuka wera, imbagara, inteja, ibiki byose bakarundaho. None icyambabaje ijambo rya gatandatu niyo bagiye gutwika imbagara ntibazikura hejuru ya cya giti, bazitwikira noneho hejuru ya cya gishyitsi. Ijambo rya karindwi nushaka umwasi araza agasekura, ntakubita uruhande asekura hashaka kubitiraho kongera agasekura. Ayo na amateka basekuye amateka, badusekuje amateka. Ishoka yitwa ndakwibutsa aho wavuye. Ndakwibutsa basangaga madamu muri ubwo bukene ko bati ubundi wajyaga ntitwakubwiraga bakamwasa umuhini, ariko n'ishoka si n'umuhini. Ariko agakomera umudamu wanjye musabiye umugisha. Imana imuha umugisha amavuta. Mwatuyeho umugisha. Umva yaravuze ngo icyo gitura gisobanuye mwakubita habonye, ariko arangije akunze ijambo ngo kigashibuka. Buretse gato ari babandi batemye kandi cyantangaje, uzi ko bajya mu ishyamba bagura amashoka Imana ireba, bagatyaza Imana ireba. Yego. Bakajya mu ishyamba bakarambagiza igiti batema, Imana ireba. Bakagitema, Imana ireba. Bakarenzaho imbagara, Imana ireba. Bakihanagurizaho ibyondo, Imana ireba. Bakakita amazina kuko cyabuze isura. Hari n'ujya kuguhanura akabanga uri kubundura umukobwa cyangwa uri umugore, ibaze kubura isura umuntu akajya no mu rwego rw'icyuri. Uzi ndambagiza uriya mudamu twibanira, nabuze isura kugira aho banyita muzehe. Uriya musaza azakumarira iki? Kandi imyaka yatari y'abasaza. Nari narasaza, amateka yarankubise. Bambaza ngo ariko ubundi ukora iki? Ndi umunamba. Ngo ukora iki? Ndi umunamba. Nakuka kari karagiye ngo uri iki? Ndi umunamba yewe noza imodoka.
ibaza kwitwa umunamba byonyine amateka akanyagwa amateka kwambura nubwo kakaguru kadatuma ngerayo ako ndagushimira haleluya 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 kwamateka yatsikamiwe n'amavuta haleluya amavuta atsikamira amateka kwambura isura 11 irashize Imana ishimwe kiri kumwe n'umudamu 11 urashize unyuranye ibihe Imana ishimwe yabigushimiye haleluya izina ryawe rihabwa icyo doko shumba wihangane hari ibyo umuntu aba yibutse ngende ntacyo bintwaye aya niyo mavuta tujya tuvuga reka nkubwire ego batemye igiti Imana ireba ayo damaseterebo batwikiraho izo mbagara bayureraho bavuga amagambo bashaka iyo uri muri icyo gihe igiti cyaratemwe nutazi kuvuga udidimanga gusobanura uko abyumva ariko wambare nkavuga ngo muri izo mbagara bashyiraho n'ibitajya byuma n'ibitu bigatohera hejuru y'igishitsi buretse gato nyemerera buretse gato mushumba batema igiti reba barambagiza icyo batema ireba batyaza amashoka ireba bagashyiraho imbagara ireba bakihanagurizaho ibyondo kuri icyo gishyitsi Imana ireba ariko icyashimishije ni ibyo byose barabikora data akabahisha umuzi naho nashakaga yabahisha umuzi kuko ibanga ryo gutoha riri mu mizi hasi riri mu mizi ni nacyo yavuze mu migani 17 ngo avuga ngo umuzi w'umukiranutsi ntuzarandurwa mbere yuko abesho muzi ndabisha ariko banzu nyemerere ko banashyiraho n'ibyatsi bituma imbagara iruma n'imiteja ntijya yuma bagashyiraho inteja bagashyiraho urwiri rushibuka rushingiye ku bitaka biri ku mizi y'urwiri ntibigombera ko igiti kigira amazi bakagushyiraho ibishibuka by'urwiri n'inteja akurahumva aho hantu ndashaka aho ngaho ariko ikaba amateka ageze atsikamira umugabo witwa Yabesi Bibiliya iravuga ngo nyina yamwise Yabesi kuko yamubyariye mu gahinda ariko bajya basoma neza Yabesi ntabwo yari umukene Bibiliya iravuga ngo yarushaga bene se icyubahiro kandi bimwe mu bikoresho by'icyubahiro harimo kashi harimo kashi mushumba ibikoresho by'icyubahiro harimo kashi y'amafaranga hari sinarirahinduka utafite bakwita Karori wayabona ukahita yitwa Boss Charles bahita barishyira mu cyongereza ako kanya ntawe ubisabye amafaranga ubu cyitwa Yohani reka yitwa Boss John umvase amafaranga utafite mu rugo madama akwita iso ahandi utuye mu manegeka iri gukata inyuma y'izindi gugi wawe umudamu ahita avuga ariko mwafunguriye iso murumva ataje iso murumva ataje mwamufunguriye ariko ryamara kuboneka wimuye karitsiye utuye nk'uko abandi batuye ukora kuyibona bi madamu ahita avuga ariko murumva dada atahageze mwafunguriye dada ukibaza ahantu yize icyongereza bikakuyobera kumbi ni ibikoresho by'icyubahiro ni ibikoresho rero Yabesi ntabwo yari Bibiliya ivuga ngo yarushaga bene se icyubahiro n'ibikoresho by'icyubahiro byari bihari ari byo Imana ishimwe ariko ngo kubera agahinda yamubyariyemo nyina kugera n'ahamwita izina rimwitirira igikomere cy'agahinda nyina mubyariyemo kubyumva neza ndakumva cyane ngo nubwo yari afite ibyo byose ngo karamukurikirana ariko ngaza kumenya ko hari Imana yibitseho amavuta atsikamira amateka ngarasenga aravuga ngo Uwiteka undinde ibyago mama yambyariye mu byago niza ari ibyago gusa mbona akazi mu byago n'ubutunzi mfite mufite ariko ntuye mu byago n'umugore ashatse abyarira amezi 8 buri gihe abandi babyarira 9 6 duhora kwa muganga abana bakurakwa ariko maze kumenya ko ari wo muri icyo gikomere haleluya atsikamira amateka arasenga aravuga ati Uwiteka undinde ibyago kandi unyagurire imbago muri 2022 tubwira abadukurikiye Imana ibagurira iki amavuta atsikamira amateka Imana ibagurira imbago rega ikibazo ntiyarazi nase
Yabesi ntiyarazi se. ntiyarazi se Kubera ko nyina yamubyaranye n'umutwaro ukomeye. Amubwira ati ndabyara ariko ntuzavuga, amushyira mu bandi, amwita jya mu bandi. jya mu bandi ya mazina Jya mu bandi. Ni ukuvuga ngo nubwo afite ibikoresho by'icyubahiro ariko nijya mu bandi. hari undi watsikamiwe n'amateka mu gitabo cya 2 cya Samweli igice n'umubare cya 9 witwa Mefibosheti. Yego. Uriya Mefibosheti yatsikamiwe n'amateka kugera n'aho abantu ubundi hari amateka uhisha. Hari amateka uhisha ugakubitamo ishati na karuvati ukagura congo bitanga ibyiza biri imbere urayizi niya yindi iraramye gutya Ni byiza biri imbere. ibyo rero ni ingaruka za umuntu wese uzabona ikiyambara ubu ni ingaruka z'amateka ubundi zavuye kuri pose ntawe ukizambara ariko iyo abonye ifaranga agatavuga ati niyo ndi bwambara ibyiza kubera amateka akamusubiza kuri izo cyo ibyiza biri hehe biri imbere urumva ingaruka z'iki z'amateka uri kubyo Mefibosheti. hari amateka uhisha ariko hari ayo udahisha. Mefibosheti nk'amateka iyo ageze aho atunguka inyuma abantu baranayamenya. Izo nkuru ngo Dawidi ageze ku ngoma arabaza ngo mbese hari uwasigaye wo mu muryango wo kwa Sawuli ngo mugirire neza. Haza umugabo arasobanura ngo yego arahari yitwa Mefibosheti ariko yongeraho ibyo umwami atamubajije kubera ingaruka z'amateka z'ibikomere bya garahari yitwa Mefibosheti ngo kwa Makiri yarekera ngo mwene Miye ese yagarukira ngo utuye Lodebari ese yagarukira aho basi ngo umugaye ibirenge ibyo byose umwami ntiyarabibaje ariko kubera amateka Mefibosheti yatungutse inyuma basigaye bamusobanura bakanavuga n'ibyo batavuga. Rega amateka aravuga kuruta isura y'umuntu. Komereza. Nawe yari yarakomeretse yaramaze kwiyakira umuntu ubundi ari yakira agasa n'amateka. Mushumba rero ubwire pastor urashaka umusutsa kuko uvuga amateka uziko biranyize cyane. Buriya ruzi ko uriya Miyeri ari mushiki wa Ntuze wa Bersheba. Ari mushiki w'umugore wa Ntuze nyina wa Salomo. Burya wemera ko icyo bita Miyeri nakubwira izina rye aho Lodebari basobanura na gace kari bagiranye. Na gace bita mu Gifaransa Bidonville. Nubuzu bwegeranye burundarunze ngo aho leta itakandagiraga hiberaga ibyihebe umwana wavuye ibwami atari karande wabayuretse gatoya ntaza nkabanza nkamanuka Mefibosheti. Manuka umuvuga. Mefibosheti yari yarakomeretse kugera muri urwo rwego. Neno tumurebe ari kuvayo umwami ntiyakanzwe Imana ishimwe. Haleluya. Kitabwirwa amagambo ntikeneye abagusobanura. Haleluya. Ntikeneye abagira gute abagusobanura. Ntabwo ibakeneye. Ibyo kwanga mugaye ibirenge niwo kwa Makiri mwene Miyeri karitsiye yitwa Lodebari y'abadizanta niho habaga ba dizanta batorotse urugamba niho habaga batwaye inda z'indaro bavuye mu murwi Yerusalemu biberaga Lodebari yari karitsiye. Ubundi Lodebari ni amagambo abiri. Roni nta Debari jambo bitwa kwa nta jambo niko ubundi Lodebari nta jambo Debari nta jambo ntawahamenyaga ntawaruhazi hari bagira harimo abantu batuye aho ngaho ari kishobora igizana amavuta tsikamira komeza umumanuka nagira ugera aho ngaho. Dawidi aramuhamagaza ati mumuzane kandi cyo mukundira data yaguhamagaye uzana n'amateka yose ukayajugunya uhageze kuko uramutse uyasizeyo yakwisuganya akazagukurikira. Nasomye igitabo cya Yobu masanga ijambo ryankoze ku mutima ngo yimura imisozi itabimenye yarangiza ikayubika n'iki uburakari. Nino ngarutse gato soma handi handitse ngo ye wa musozi we wiyirutiki imbere y'umugaragu wangize ubundi Imana hari kunibanze kayiganiriza yabwiye ikigeragezo cy'umusozi ntabwo yabwiye Zerubabeli twikomereza Zerubabeli ntacyo avugana nawe Imana yashaka kubanza kuganiriza ndagira ngo nakubwira akantu gakomeye tewe urabizi ko kwijambo tugendana ndashaka kubwira ikintu gikomeye
Dawidi akimara gutsinda i Yerusalemu akahafata iyo bitaga Yebusi yaravuze ngo impumyi n'umugaye ntazakandegera i Yerusalemu. Noneho Siba amubwira ko yamugaye kugira ngo amateka amuheze inyuma. Naho nashaka iryo jambo rugiye gutarisiga badukurya byo. Nari kuhagera impamvu yongeyeho ngo aramugaye nako yashakaga kuko Dawidi yari yarahiye yuko nta wamugaye nta nutareba uzakandagira Yerusalemu. Uwo mugabo abyongeraho nk'ikimenyetso kimuheza hehe Irodebari. Nako nashaka ubu kandi rero yibagirwa ko nyiri gutanga iryo tangazo ari nawe uhamagaje. Ako kantu nakumvishe ari ugize gute ahageze yamwemereye ibintu bitatu nakunze. Ijambo rya mbere uzagirira ku meza y'umwami. Ijambo rya kabiri usubira inyuma tugiye no gusoza hafi aho ko tuzamanyemere kuzagaruka nejo noneho nkubwire ikintu ushaka ko tuvugaho ngaho mbere yuko ajya ku meza kwanza ukuntu Dawidi yashenye ibyo yavuze ariko Siba we na Miyeri hirgiyo kuko bari bamuriraho kuko hari ukuntu ufite amateka mabi hari abakurira niwe twariragaho yaramugaye twamusabisha nk'umwana w'ibwami none reka tuvuge kamugaye bitamwinjiza muri Yerusalemu naho nashakaga ubu agerekaho ngari kwara aramugaye kugira ngo bibuze Dawidi kumwinjiza. Ikintu cya mbere yakuyeho imvugo yari yavuze ni mu munzani naho nashaka uhera datuma mavuga havuga bakweho kamera uzi umuntu uvuga ati iyo mbo iryo jambo uri pastor ndabiza rero tugera ko tubiziranye byinshi cyane ariko yibagirwa ko yatumye yemera ko ayo mateka ntabwo duhakanye ko imbobo yabayeho ntiduhakanye uko wabaye n'umunani ariko hejuru y'ibyo hari umusaraba w'abapasitori amavuta kandagira shumba arakoze kuzana izi ntebe reka nongere nicare no haleluya nukuvuga ngo amateka n'amavuta nibyo uwo burahari ntitumuhakana ariko haje umusaraba ari umuririmbyi waririmbye ngo ugejeje ukora mwami mbaye ngushimiye nimba bari kiri mu modoka ndabyibutse ibyo wankoreye ubundi reka nkubwire urashaka nimbobo ari kiri mu modoka nuvuga ngo ayo mateka yo pasiteri umuhesha w'umugisha Imana ikubakiye inzu mugore afite imodoka nawe ufite imodoka abana bararya ntibajya ku ishuri bagenda bakarabyara mu modoka uyu munsi mujye mu modoka abatware nuvuga ngo nubwo babona muri ya sura ariko hari amateka reka nkubwira akantu keza uzi iyo utwaye madamu yicaye hano sinari nzi kakazi burya utuntu twiza baba batuzi aho turi ariko kubera amateka akabatsikamira nagiye kubona mbona amanuye ka kantu gakingira izuba mbona aritunga dushaka kumaza ngo ninde wakubwiye ko haba ikirahure bifata ntabyo nigeze mubwo rwose wabwiye n'iki kaka kantu mama bakamanura bakagenda bitunga mbona ngenda yireba mbona yongera atega neza sahane yabwiye n'iki ko haba ko karahure ayo ni amavuta atsikamira iki tuje kuri tugaruka gato kwa urabona ko mbere na mbere nashaka ubugome abakurikiranye TUT kandi Imana iguha umugisha bumve neza impamvu yisobanura umwami aravuga ati ariko se ntawasigaye ngo mugirire ineza y'Imana kuko yavuze ko ari ineza y'Imana si ku bwa Yonatani n'iryo jambo undi atariyo ndetse ari n'ahangaha atuye naha kwa Miyeri jambo ricyana Miyeri nzande gusana tuvuye kuri kamera ari kubwira rakomeye atariko atuye Irodeba ikindi aramugaye urumva bashatse kwerekana ibibazo ariko bashyizeho amateka amubuza kwinjira umurwa kwa Dawidi kuko Dawidi yabivuze tubihuza ngira ngo dusata no ku musozo nawe ubwe nyiri kugirirwa neza yarabizi ko yibitse mu mateka kuko ijambo yashubije rirababaje Dawidi amubwiye ibintu bitatu yamubwiye ijambo rya mbere uzagirira kuri amera ijambo rya kabiri ibyari bya sokuru sawe ndengeje amateka y'ibyo sogokuru yankoreye amiga ndabiguhaye
none abagaragu bose bari abasokora na babandi basiba Simba bose basiba bose babandi ngo bahingaga imirimo bakayirira none nabo bahindutse abagaragu bawe ariko Mefibosheti cya gikomere yageze asana cyane kiyakiramo amagambo yavuze arababaje yashubije umwami ngo nge ndinde umugaragu wawe w'imbwa y'intumbi atari n'imbwa nzima ahubwo yashizemo umwuka imbwa y'intumbi itanamoka we yarenze kuba umwuzukuru w'umwami yibonamo intumbi ndetse itanamoka urumva amateka kandi abenshi akenshi tunamwigisha tuvuga viro de bar ntitumuvuga mbere yo kujyayo nakuzukuru k'umwana w'imfura Yonatani numva ko kariye neza kambaye pampex kariye Cerelac umukati ni pe France ariko amateka aramumanura mujyana Nyaruguru wari bwabona umuntu batereje cyamunara uri kubyumva neza bigahomba uretse na cyamunara bikako ngo abantu bava École Belge kandi bijya bibaho bakamanuka bakajya kwiga Kimisaga bakamanuka bakajya kwiga Muhanga buke munahunga umujyi ya Kigali kandi amateka aragusunika agenda uzika amateka gusekura wenda mushumbita usengeraho ndagira ngo undebera aba bantu agusekura wanaza n'abandi bataraza ukicara wihengetse kavuga ngo nundi nibaza barampagura abakurikiranye TUT kiganiro nyarateje ntabwo twakirangiza kuko tuzakomeza n'umunsi w'ejo n'amavuta atsikamira akandagira nyemera nsoreze kuri iri rivuga ngo haracyari ibyiringiro kandi Imana iracyafite andi mahirwe murakoze hanyuma arakoze bashoje ngiye gusoza ntabwo ngutindira aravuze ngo iyo cyumvise amazi kirashira niho tuzatangirira ejo ku mazi ariko njya gushibuka nakantu bavuze yagiye ngo ntago Imana yakora ikosa yo gutabarira aho utakubitiwe ushumba niho tuzakomereza kwemera ko igiti cyatemeye Kacyiru cyashibukira Kimisagara nibiba gishimukiro cyagize gute akasubaritse tukazakomeza nubwo amateka yakwangije hari Imana ikora nubwo amateka yaguhemukiye hari Imana ikora nubwo abantu bagendera ku mateka hari Imana izakurengera nubwo bavuga bashingiye ku mateka hari imvugo y'Imana nshyashya bivuze ngo hari amavuta atsikamira agafata imwe twabayemo byose n'ibyo batuvuga n'ibyo badutekerejeho tukarenzaho wakwinjira ngo umukozi w'Imana arahagurutse Satani ati mbobo bandi ati umukozi w'Imana ariko ayo mazina yose mabi yose n'ibindi byose turagushimira rero umukozi w'Imana Theogene n'umukozi w'Imana afite channel yiwe nagira ngo bakurikirana TUT muziko kugira urukundo cyane mbere yuko adusengera niho dusengera uyu munsi nagira ngo babwire n'ukuri baragukunda hari umuntu wari wakuntumye ngira ngo aranezerewe n'umuntu umugabo ugukunda cyane uba ahantu mu gihugu muri Amerika mu mujyi umwe yaravuze ati jewe umunsi wazanye Theogene akagira ibintu avuga kuri channel yacu ati nzatanga ituro nabwo rero umushumba uzaryohereza umuntu wabyemeye dore ngo yagiye gushyiraho nimero namukuzaniye ngaho uzamuvugishe nagira ngo babwire channel yawe nurangiza nabona nimero dusenge natwigire channel wandika Inzahuke Pasiteri Theogene ariko niba wakwandika Inzahuke TV uba wayigezeho nimero ni 0785463961 0785463961 urumva ko ari nimero z'abantu bavuyeyo vuba nena amateka ubu nakaba mfite 0 cyangwa 82 ariko ni z'abantu bavuye n'imibare ya kera z'imyaka nka 10 ni z'abantu bavuyeyo ariko reka ngusetse tugiye gusoza hari n'igihe amateka kunigana iyo nimero nigeze ntunga telefone hari nimero nari mfite mbere ntunga telefone ikagishiramo umuriro ari ugucana itoroshi no kumva radio gusigashiramo umuriro none nzitanze kuri
YouTube. Hallelujah. Nanjye mfite channel YouTube. Hallelujah. Inzahuke TV. Hallelujah. Uhita unakoranga aho bita subscribe. Unakazugira akazu kagakora. Yego. Ngo like na share. Ziko nzivuga we. Ayo nama n'amavutatsi kamera amate. Ntago ndi busenge mvuga ibintu byinshi. Ubundi bemera ko kuberwa n'icyo umuntu yambaye imbere cyari cyo yambaye inyuma. Avede nzakivuga ntandukanye nzagusobanurira uburyo amateka adatinya kwambaye isengeri ufite n'ikofi irimo amakarita nayo ku mabanki atandukanye. Nzakubwira uburyo amateka adatinya ko bamaze guteramo visa indege irindi iguruka kivuga ati bantu b'Inyaruteje abari bumpamagare ko ngiye amateka ntasaba ubundi gutangaho impamvu akugora se nuko yagutanze kuvuka ariko subu reka dusenge none ngiye gusenga muri ubu buryo burakoze umva shaka kwaturaho abantu umugisha amen mu mugisha Imana yabwiye Aburahamu 12 harimo umugisha wankoze ku mutima iramubwira ngo Aburahamu nzaguhindura umugisha. Reka abadukurikiye muri aka kanya mbasengere mvuge ngo Imana ibahindura umugisha. Hallelujah. Babe umugisha. Amen. Niba bumugisha ijambo bazavuga muri uyu mwaka ryose rizaba umugisha. Hallelujah. Niba bumugisha aho bazerekeza ibiganza mu kazi ka buri munsi kazaba umugisha. Niba bumugisha n'ibitekerezo byabo bizaba umugisha. Niba bumugisha imishinga yabo izaba umugisha. Niba bumugisha n'abakomokaho bazaba umugisha. Niba bumugisha n'amashuri biga azaba umugisha. Niba bumugisha abafuriza umugisha inshuti n'abavandimwe bazaba umugisha. Niba bumugisha n'ababahagurukiye kubarwanya n'inama zijya ziterana tutazirimo Imana izajya zitahamo kuko bateraniye umunyamugisha irogo y'inama zabo n'imigambi yabo. Ndabasengeye ngo babe umugisha mu izina rya Yesu. Amen. Shalom.